Thank you, Mama. Thank you so much. You are blessed, Mama. Okay. Now, mudusubirire muhana kabishaka. Tariki 19 z'ukwa gatatu 2022 nibwo uwo bita Anita Pendo umukobwa wirwanyeho yabarizwaga mu gihugu cy'Ububiligi aho yari yagiye gutwika ndavuga gutwika stage aha yari yatumiwe na diaspora y'abanyarwanda ifatanyije n'abarundi mu gitaramo gikomeye yari yabatumiyemo cyo ku DJ cyangwa se cyo kuba umushyushya rugamba nk'ibimenyerewe mu bintu akunda gukora uno mugore w'abana babiri. Anita Pendo nk'uko bigaragara mu ma video yagiye ashyira hanze abinyuje kuri Instagram ye, bigaragara yuko abantu bari bakurikiye igitaramo yari arimo bari bamwishimiye ndetse bari bishimiye n'ibyo yarimo abagezaho. Ibi ngibi tubibutse ko byabereye mu gihugu cy'Ububiligi. Ahangaha ni muri tour Anita Pendo ari gukorera mu gihugu cy'Ububiligi, nyuma yavuze ko azaherekeza na za France. Reka tubitegereze tubiha amaso tubikurikire tuvuge ngo Anita Pendo komeza utera imbere, komeza uyakorere koko maze ubone igitunga abana babyita gushaka umugati. Ibi ngibi ni bimwe mu byabaye muri no weekend itambutse byagiye bikorwa n'uyu Anita Pendo. Iyi ngiyi ni Nandi Media, nimba bakunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe. Lakini wadibarikiko itarimo gukoresha amajwi ya gitumbi.